Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Iri tangazo rero mwese nk'abanyarwanda rirabareba ku itariki zisaga 20 umwaka wa 2025. Ngiye kubabwira imihanda ejo bazafunga kubera ko abanyamagare bazaba barimo bitorezamo kugira ngo bazatangire irushanwa ku cyumweru ku itariki 21. Aya magare akaba azatangira mu masaha ya saa 2. Bivuze ngo rongeye kubabwira imihanda ejo bazafunga. Ejo bazaba barimo bitoreza mwino mihanda. Umuhanda wa mbere ni BK Arena. Uyu muhanda uzaba ufunzwe. Kimironko uyu muhanda uzaba ufunzwe. Bivuze yuko Rwahama n'uyu muhanda wa Rwahama nawo uzaba ufunze. Tunyaruke gatonya Sonatube hazaba hafunze. Nyanza Gahanga nanone Sonatube Rwandegisi naho hazaba hafunze. Mu Kanogo hazaba hafunze. Mu mujyi wa Kigali naho hazaba hafunze. Tunyaruke gatonya tunyarukire na hano Gishushu, MTN, Kabuga, Nyarutarama. Bivuze ngo iyi mihanda yose bazaba bayifunze kubera yuko amagare cyangwa abakinnyi b'amagare bazaba barimo bayitorezamo cyangwa bayihuguriramo kugira ngo bazabone uburyo ki batangira irushanwa ku cyumweru ku itariki ya 21. Iyi mihanda bayizi neza cyane. Nanone iri tangazo ryihutirwa rero abanyarwanda mwese. Iri tangazo hano ni polisi yahise rishyira hanze. Polisi yavuze yuko ejo mu masaha ashyira saa 2 nibwo amagare azaba hagurutse ari kujya mu myitozo. Bivuze ngo aya magare azamara amasaha 28. Aba bakinnyi barimo bihugura cyangwa barimo bitoza uburyo ki iri rushanwa bazaritangira ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Bivuze ngo rero nk'abanyarwanda Kidasamura TV Rwanda, Anita Pendo ndetse na Rusine tuzaba turi hano kuri Convention Center no tuzaba turimo dufanira amagare. Bivuze ngo muzaze twifatanye namwe gufana abantu bacu bari mu no mukino. Nongera kwibutse yuko ibigo by'amashuri, ibigo by'abikorera bivuze ngo ntago ejo bizakora. Make y'amakuru ni bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. No kora subscribe ejo uzabasha kwibonera imyitozo izaba iri gukorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mihanda nagiye mbabwira imwe n'imwe nka Rwandegisi, Sonatube, Kimironko, BK Arena. Bivuze ngo aha hose iyi mihanda yose izaba iri gukoreshwa. Gishushu, MTN, Kabuga, Nyarutarama. Bivuze ngo iyi mihanda yose bazaba barimo bayitorezamo kugira ngo bazabone uburyo kibajya mu irushanwa ku cyumweru. Ejo ntago aribwo irushanwa rizatangira, ubwo ejo ni imyitozo biga ukuntu imihanda imeze, ese bazirukanka gute, ese bazirukanka ibirometero bingahe. Bivuze ngo rero ejo iyi mihanda nibwo izafungwa. Iyi mihanda rero bazayifunga mu masaha ashyira saa 2. Twongera kwibutsa abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda yuko abanyeshuri ntago ejo bazajya ku mashuri. Bivuze ngo abanyeshuri bazasubira ku ishuri ari uko aya masiganwa y'amagare ahuza isi yarangiye. Bivuze ngo rero ubu ngo abanyeshuri bagiye kuba bagumye mu rugo. Birasaba ngo abana banyu mubarinde kandi mubacunge. Bivuze ngo nta munyarwanda n'umwe utemeye kuza kureba ino turu y'u Rwanda. Bivuze ngo iyi turu ihuza isi wemeye kuza kuyireba. Icyitonderwa ugomba kuza ufite isuku, usa neza, usa nabike, usa nabikira mara. Nivuga ngo usa nabikira mara uzajya umenya yuko usukuye mu mutima ndetse no ku mubiri. Abantu nk'abamotari bakunze kujagarara ku muhanda baparitse moto, aba ntago tubakeneye. Izi moto zanyu muziparike mu rugo. Amarushanwa cyangwa imyitozo nirangira muzagaruke mu muhanda. Mutwihanganire ndetse kandi bamotari ngiye kubashyira itangazo hanze. Ritangazo kugira ngo ritazabagonga. Reka ritangazo mbanze ndishyire hanze. Abamotari mwese mwemeye gukoreshwa imihanda itavuzwe hano. Umuntu uzagaragara cyangwa umuntu uzabonwa mu no muhanda bivuze ngo nazatungurwe no kubona moto yiwe bayijyanye mu bizibiti cyangwa bayiteye break down. Bisobanuye ko rero muzakora nyuma y'amasiganwa, nyuma y'imyitozo. Bivuze ngo nibwo muzakora abamotari, abanyonzi n'abandi bose batandukanye begereye ino mihanda nibwo bazakora neza fresh. Bivuze ngo rero abanyonzi bo no ruca abana bagomba kuva mu nzira tukirebera
amagare. Rero nawe ushaka kwifatanya natwe, nge nzaba mperereye kuri convention center, ngewe Kiza Samura TV Rwanda, Anita Pendo na Rusine tuzaba tuherereye hano convention center, no tuzaba turi kubikurikirana. Mwabonye ko convention center bari no kubaka utuzu, tuba tuzu rero two tuzaba turimo, tuzaba turi hafi hariya. Gusa nk'abanyamakuru tuzaba twemerewe gutambuka mu mihanda tugenda dukamera, ariko buriya ngo hari ibiteme, bivuze ngo nk'imodoka zacu zimwe na zimwe natwe tuzajya tugenda dukwepa ariko ntabwo biba byoroshye. Ubwo nk'abanyamakuru natwe tuzaba tuhibereye gatanu kuri kagenzi kako. Rero kora subscribe umenye byinshi kuri Tour du Rwanda. Ese kubera iki ubundi Tour du Rwanda ari ubwa mbere ibaye muri Afurika hose, none igihugu cy'u Rwanda kikaba aricyo kiyakira? Ese no kubera iki? Ese mu Rwanda nuko dufite imihanda myiza? Ese mu Rwanda nuko dufite ibikorwa remezo byiza? Ese mu Rwanda nuko dufite umutekano? Ese mu Rwanda nuko ari ahantu ushobora kuba ufite amafaranga ukaba wasohokera ukayarya? Ese no kubera iki? Nukora subscribe kuri Kiza Samura TV Rwanda uzamenya byinshi kandi uzabona byinshi cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda ni ahantu wasohokera cyangwa ni ahantu ushobora gutura ukabaho neza, ubuzima bwiza umeze neza. Ubwo ndavuga abanyamahanga. Rero igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabaye ubukombe. Murakoze cyane, reka ngaruka mbabwira byinshi ku Tour du Rwanda. Ese bizagenda bite? Ese amagare kazatangira ku cyumweru? Ese bimeze bite? Reka ngaruka rero mbabwira bimwe mu bigize ino Tour du Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde bahereze umugisha. Ariko no mushaka kumenya byinshi, kora subscribe, inzogera aho hasi uyika